Bastia bakaririmbo ka J Melody twiriraga show bahise in the great ati J Melody once again ati biba byita urukundo ibyo byansajije murabizi ati numbuza gusinzira mutekereza ndetse ni nawe untera ubwoba ngahabuka nubwo akora ibintu by'ubwabo icyiza nuko abimeze nk'ubuki ndigato urukundo rwacu ni nka suma tibaze ko niyo yarakaye abasa neza nimukangirire impuhwe nimuzajya mumubona ari kumpabura ko buriya n'ubundi ibiryo byatekewe umwe bishobora kuribwa n'undi kandi nta giti kigwa umugese ati nimuramuka mumubonye muzamumbwirize ko mukunda ibyo nibyo sawa here we go dutangira in the great Henry Cavill yakukiniye Superman ati sawa bamwise J Melody ako mwamumwumva ngenzi wuzurizo gake gake ene nabonye zo mukunda mwebwe ari ngo nujundika amazi ari kangatuye babasobanuzi basobanura nk'abazujunditse amazi peace up abaso akifungua gate nange tuburyo ryoshemo noneho rero iyo ninjiye gake gake iyo mfunguriye amarembo nk'injira mbega igishe sinahakana sinawura ukuntu nyine n'iki ati sinjya njijinganya guhindura intekerezo atawari niyo mba nshaka kwizira ati nababeshye urukundo ndimo babwije ukuri yatani uwa mbabona ruzananyica ati kubera uru rukundo aya mapenzi babwije ukuri kusema kweli yatani uwa zanamitana kubera ko urukundo rwacu rumeze nka suma ati ndetse ndurinda nk'usurinda suma ati umukobwa niyo yarakaye abasa neza rero ngiyo mumbonye nimukangirire nimubona ari kuntera ubwoba mpabura mujye mumenya ko n'ubundi biryo byatekewe byanaribwa n'undi kuko buriya umugezi ufata ku cyuma ntufata ku giti mujye mumubwira ko mukunda kandi ibyo ni sawa njye mba numva binyuze sawa here we go ati mubwiye ko mukunda mba numva ari sawa ati mba numva ari sawa bamwise J Melody here we go twirebera iyo bise in the great 2026 action packed movie yibi nako nta nubwo ibintu ngiye kuvuga nsanze nari ngiye kubabeshya kandi ngiye sinjya mbeshya basi narabababaje amusore mumbabarire kiriya giheme ibyuma byabaga birimo mbanze nkorere ku giceri namamaze gatoye umundi nze mbere ku kuntu tubigenza sibyo biryoshye iyo muri Umbrella Ballista Training Center niho hantu honyine mu Rwanda bagugura mu gihe gitoya bijyanye no gutunganya ikawa ukayitunganya kinyamwuga kandi mu gihe gitoya si ibyo byonyine kandi tukwigisha gutunganya ibindi binyobwa bifitanye isano n'ikawa ukahava ubizi ufite ubushobozi n'ubumenyi bihagije aha niho hantu honyine hizewe uzavana ubumenyi bukwemerera guhangana ku isoko ry'umurimo haba hano mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda ndetse no hakurya y'inyanja si ibyo byonyine kandi dufasha abantu bafite ibirori birimo nk'amaniveriseri ubukwe amablaydo shower n'ibindi birori tubategurira ibinyobwa byo kunywa cyane cyane ibidasembuye ndetse n'ikawa ibindi bisobanuro rero udukeneye
cyane cyane ushaka ko tugufasha nko mu birori byawe, ushaka kwiga, ushaka kuba barista w'umwuga, wadusanga i Nyamirambo imbere ya Beka, cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Umbrella Barista Training Center kuri Instagram no kuri Facebook no kuri TikTok, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri nimero zacu 0788 43 80 98. Izo nimero ziba no kuri WhatsApp, reka nze basubiriremo 0788 43 80 98. Umbrella Barista Training Center, where the passion meets precisions. Muraho neza, murakaza neza muri Artmedi, aho amafoto meza aturuka. Hano tugufasha gufata amafoto y'umwuga, yaba yo muri studio, hanze, mu bukwe, event cyangwa graduation. Murabizi ko amafoto yafashwe neza aho urwibutso rutibagirana, kandi twe twarabimenye. Amafoto afashwe neza n'urwibutso rutibagirana. Dukora kandi graphic design, tugakora amarogo, posters, invitation card, certificate, business card ndetse n'ibyapa binini byamamaza, byose bikagaragaza isura y'umwuga yawe. Duprintinga amafoto manini mu ngano zitandukanye, guhera kuri A0, A1, AD na A3 ndetse no kuri Canva print mu bwiza buhebuje. Kandi ntimwibagirwe photo frames zacu. Dufite ubwoko bwose, harimo body frames, floating frames, wooden frames, luxury frames na acrylic frames. Frame nziza irinda ifoto yawe ikagira urwibutso rudasaza kandi ikarimbisha inzu yawe. Ni impano nziza ushobora gukunda. Turanguza amakadire ku giciro gito, ntimwibagirwe ubuziranenge bwacu n'igiciro cyacu ni ibintu byihariye. Tubibutse ko kubashaka kujya mu mahanga, muri Artmedia tubafasha no gukora application ya visa y'igihugu ushaka cyose, byoroshye, byihuse kandi byizewe. Tubafitiye kandi studio makeup y'abagore n'abakobwa bashaka kugaragara neza mu mafoto yabo. Artmedia Photo Studio ni ishusho yawe ivugira byinshi. Dukorera i Nyamata mu karere ka Bugesera. Wanaduhamagara kuri 0788 29 43 47 cyangwa kuri 0787 03 44 69. Wanadusanga kuri Instagram aho twitwa Artmedia Photo Studio. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community, igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabaruwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha imiti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira: Dr. Barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uwoma, urwaye asma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira: 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Muri Felicion Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'abandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felicion Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo, ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felicion Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. Muri Umbrella Barista Training. Iyo mwana gucene vuba mwana. Jira vuba mukinge hakuno. Bateguye filime bari benshi. Guy Ritchie yagukiniye, yaguteguriye filime yitwa harya bayita gute sinibuka. Kwiga no gukurikirana abo bantu banyereza amafaranga bambuye show companies. Akenshi za companies nukumwinjizamo akantu Trojan horse. Unda yabwira gutera kwa kuntu umuntu akuzanira ikintu uzi ngo
akikuzaniye ku neza yawe, kumbi icyo kintu akuzaniye ari cyo kiza ibyo bimeze neza. Uriya superintendent tumeze nk'abamushyize ku mikasiro kandi tumuhaye cash nk'uburyo bwa kera ta resist. Afite ikimenyetso cyanyacyo cy'ahantu yavuga yari ari. Tekereza nyine ukuntu amafaranga akorera ukwezi kose umwaka wose tuba tuyamuhaye aba yakoreye mu byumweru bitandatu. Icyo nzi cyo nuko ari bubyemere rimwe atwishyuzaga Spencer Goldstein hakuno Sarizari yaje hakuno noneho cyamugeze amaze gomba menshi. Intambara yabaye hagati ya Troy n'abagereki yarya niki sibyibuka neza. Ubwo Troy yari yaranze gufungura amarembo bakayibaha impano y'ifarasa ariko bakinjizamo abasirikare nabo bari kuvuga bataku kantu turoba tumuhaye turaza kwandatu na ubwo rero biliyoni y'idolari igeze muri triliyoni y'amanyarwanda miliyari 400 na miliyoni 600 n'ibihumbi 100 gutyo 600 miliyoni 640 na zingahe. Abumeze nk'ahantu bacuruza hot dogs bacuruza harya mu byita gute mu Kifaransa mu byita gute bya bintu mujya murya hot dogs mu byita gute gets you no. Amasosi company yanyu namwe uburyo munyereza imisoro uburyo mwiba a criminal organization. Ndetse ko mutera inkunga imiryango n'ibye. Muraho neza murakaza neza muri AfrimaxTV aho amafoto meza aturuka. Hano tugufasha gufata amafoto y'umwuga yaba yo muri studio, hanze, mu bukwe, event cyangwa graduation. Murabizi ko amafoto yafashwe neza aho urwibutso rutibagirana kandi twe twarabimenye. Amafoto afashwe neza n'urwibutso rutibagirana. Dukora kandi graphic design, tugakora amarogo, posters, invitation card, certificate, business card ndetse n'ibyapa binini byamamaza. Byose bikagaragaza isura y'umwuga yawe. Duprintinga amafoto manini mu ngano zitandukanye guhera kuri A0, A1, AD na A3 ndetse no kuri Canva print mu bwiza buhebuje. Kandi nimwibagirwe photo frames zacu. Dufite ubwoko bwose harimo body frames, floating frames, wooden frames, luxury frames na acrylic frames. Frame nziza irindi foto yawe ikagira urwibutso rudasaza kandi ikarimbisha inzu yawe. Ni impano nziza ushobora gukunda. Turanguza amakadire ku giciro gito, ntimwibagirwe ubuziranenge bwacu n'igiciro cyacu n'ibintu byihariye. Tubibutse ko kubashaka kujya mu mahanga muri Artmedia tubafasha no gukora application ya visa y'igihugu ushaka cyose byoroshye byihuse kandi byizewe. Tubafitiye kandi studio makeup y'abagore n'abakobwa bashaka kugaragara neza mu mafoto yabo. Artmedia Photo Studio ni ishusho yawe ivugira byinshi. Dukorera i Nyamata mu karere ka Bugesera. Wanaduhamagara kuri 0788 29 43 cyangwa kuri 0787 0344 69. Wanadusanga kuri Instagram aho twitwa Artmedia Photo Studio.